Umaranye uburwayi imyaka ingahe mama? Bumaze igihe. Umaze igihe. Umaze igihe. Bigutondagira gute mama? Guhera mu itako kugeza mu kaguru kose, amaguru yose bikandya ukagira ngo ni intozi. Uyu munsi wizeye Imana kwiragukiza? Mpora nzariyo nizeye. Uturuka Nyamasheke ukaza hano? Nyamasheke ubu ni ubwa gatatu nza hano. Ntaragusengera? Ntitubonane. Ayi. Ni ubwa gatatu. Uyu munsi ugiye gukira niko Uwiteka avuganye nawe. Nta munsi ntanywaga ibinini ngo nde kugabanya uburibwe ariko byaranze. Nta munsi atanywa ibinini ngo arimo aragabanya uburibwe. Ariko byaranze. Ntabwo nabizi. Nta vuriro ntagezemo, nta farumasi ntarageramo, ntawe ntageze byaranze. Igitare cy'Imana reka ngugireho kubw'imbabazi zawe kera iyamamazete none ubu isemo none ubu kiza imbaraga muri uyu mubiri wawe, ibyo bagushizeho guhera uyu munsi natuye amaguru mazima, ibikujya byose birarangiye, ndabisenya uhereye uyu munsi. Ibyo watambutse mbitesheje agaciro, hamagaye amaguru mazima uhereye uyu mwanya. Uburibwe bwose bushinguje muri aya maguru yawe, ugomba kongera kubaho, kugendera kuri iki gikoni ndacanze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu wampamagaye, uyu mukecuru nahinduke muzima. Aya magufa ndayagaruye, ngaruye amaguru mazima, ngaruye amaguru mazima. Umurozi wese wakurose nasubirane ibyo uhereye uyu munsi. Komera Imana amashyi. Yesu aragukijije mama. Haleluya. Tambuka ngwino wihuta, ngo kandagira gira gutya. Uri kubyumva? Shiraho. Ngirira Imana we. Nacyajye wambwiye ngo nzunguruke birananira. Ngwino tugende. Fatiraho tugende, fatira. Kandagira mu izina rya Yesu. Fatiraho. Yesu arabikoze. Iruka twirukanye. Yesu. Imana iragukijije, ntabwo bizongera. Ngwino. Kurikira. Murakoze, Imana ihabwe icyubahiro. Ongera usimbuke turebe. Igodisha. Burya ndi kubishobora. Uri kubishobora da. Yego. Ongera Imana iragukijije. Itahire Yesu aragukijije. Ko bari ba Hari akabahasha twari twagize. ate hari akabahasha nazanye. Mukecuru urumva umeze ute? Ongera usimbuke umbwire. Yego. Ntabwo wabashaga. Ntabwo nabashaga ko. Reka no. Rwose murahumbe. Once again.
nugera umva nugera Nyamasheke kubabwira uti nahuye na Yesu. umva nzabivuga nzabikora nicyo kintu wo muhigo ntagiye Imana. Katuzamurire Yesu icyubahiro. Hallelujah. Kiriya gikoni singikeneye itahire. Igendere. Mureke yigende. Abavuganye n'Imana tuyihereze abavuganye n'Imana twongere tuyihereze icyubahiro. Bosete nibakubaza kuki wuzuye amahoro nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. uyu mugongo ukifata wakubujije gukora imirimo yose rwose. no kunama uraribwa ukenda gupfa mu buzima bwawe. Nakubwira ngo kwituma nituma nk'inka, nta kumanuka amavi ntabyemera n'umugongo. Gusutama ntibikunda. Oya. Ngaho ngo ino ngusengera ukiri. Ariko Mana we waratu ariko Mana we waraturengeye. ariko Mana we muzehe uyu munsi bagufashe microphone. Uyu ni umunsi Imana igiye kugukiza ubuzima bwawe bwose. Amen, amen. Warababaye wahuye na byinshi muzehe. Sijye nyine n'urugo rwose. Kuva uyu munsi baziritse umuryango wawe barawuruga barawangiriza. Rwose. Uyu munsi Imana igiye gutaha mu rugo rwawe. Amen, amen. Icya kabiri Imana irambye ngo inzozi mbi wararagamo z'abapfuye ntizizagaruka. Nuko byahoragaho. Ibyo bihoraho buri joro uko ndyamye. Humura ni Yesu uri murabire. Ndi no muri gereza. Humura. Iki nicyo gihe. Amavi yawe ntabwo ushobora gusutama ngo bigukundire. Oya. Yarangiritse. N'amaboko nuko kintu kirumba. Humura. Ibinya mu ntoki. Uri Imana yo kwizerwa. Waravuze ngo nzakoze ibiganza ku bagwayi bakire. Uyu musaza dusengeye aya mavi ye turayagaruye uhereye uyu mwanya. Oh, si eta la beni ya dolor. Oh, thank you Father. Uhera uyu munsi nzanye amagufa mazima mu mugongo wawe. Ibyo bakoze byose tubitesheje agaciro. Tugiye gusutama. Banuka Imana. Mbega wakomeye Imana amashi menshi cyane. Zamuka ongera umanuke. Ongera uzamuke mu izina rya Yesu. Ongera umanuke. Ongera uzamuke. Ngaho unama sasa Yesu agukiza. Unama. Oh, zamuka. Ngaho ongera wonana. Aha. Wongera kasiporo. Yahine. Wongera usutame. Mbega dukomere Yesu amashi menshi cyane. N'umukwi wanjye niko ameze, twese turwaye kimwe n'abana b'iwanjye bose. Urumva Yesu agukijije? Ndumva birimo biza. Ongera sutame sasa. Ntabwo wajyaga kuri tuwarete? Oya. Reka. Ni nk'inka. Ni kuva uyu munsi ugiye kujya ugenda kuri tuwarete neza mu izina rya Yesu. Kadukomera amashi mu izina rya Yesu. N'umukwi wanjye nawe nuko. Gusutama ntiwabishoboraga, niyo mpamvu wigenderaga nkinga kuri tuwarete. Ngongera bwa nyuma usutame. Ujye ugenda neza nk'abandi bagabo. Komera Yesu amashi. Ujye ubikora gutya. Komera Yesu amashi menshi. Na madamu wawe Imana irambye ngo urasanga Yesu yamukijije. Amen. Bojya kwiyicarira. N'abana. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Ibyo nabonaga kuri YouTube nanjye ubwanjye mbyibona, ibyo nifuzaga byose mbigezeho. Imana ishimwe. Hallelujah. Zamurire Yesu icyubahiro wanesheje. Muze, urafashijwe? Muhereze mikrofone.
uvuze ngo iki muze? aha sinahamanukaga nigeze kuhazamuka kare birananira ariko ubu manutse neza. ongera uzamuke turebe, ngongera umanuke turebe. Yego. urumva ari sawa? Ni sawa rwose. ngaho tera haleluya. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. uzagenda ukorera Imana. Oya ntabwo, ahubwo ndahera uyu munsi. Abana banjye diplome zaheze mu mazu, mu bikapo, nta kazi nta kiri. nabo uzabanzanira amasengere. Nzabazana kuwa kane. mureke tuzamurira Imana. mukecuru azanye ituro disi. yo humura, Yesu yabikoze, ngo jya kwicarira. murakoze cyane. amen. ya nkoni nayivumye ntuzayigenderaho ukundi. ku cyumweru saa 10 zuzuye azaba ari mwoto. nababwiye ngo uzaza azitwaza amazi. ndashaka gusengera abantu babaswe n'inzoga, kuzireka byarabananiye. muhaguruka aho ngaho muri inzoga abantu zabase, muhaguruka aho muri. nutahagarara wirorere ubwo, kandi ntuzaze ngo umbwire ngo ngusengere Imana. hari igihe ugira umudayimoni ukagerageza kugira ngo urebe ko wazireka, umudayimoni akakubwira ati subirayo, ukagwa na reka shwida. jya kubasengera Imana. wose kuzanye novida n'ibiki? inzoga zarananiye burundu. none wizaniye akanovida? Yego. usengera ariko ujya winywera gusa? nyine kuzivaho byarananiye. none se ko ngwino hano, zana iyi niki wasize muno? ni Knowless. washyizemo ka Knowless? Yego. yishyiremo ka Knowless ati kuzinywa byarananiye. mbega tumusengere ntazongere kuzinywa ukundi. Yego. tuzamura icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. munzanira amazi aho ngaho. yifatiye ka Knowless agashyira muri novida. papa, Yego. kwemera intege nkeya zawe niho Yesu agiye guhera gukiza mu izina rya Yesu. Haleluya. kandi uzavamo umuntu udasanzwe. guhera uyu munsi ugiye kujya uyinywa wumva ishaririye mu buzima bwawe. urabyizeye? Yego ndizeye. uyu azavamo umukozi w'Imana udasanzwe. uyu azakorera Imana. uyu muri we yaragerageje byaranze, n'iterambere ryawe Satani yararifunze. niko bimeze. fata ayo mazi. ayo mazi nyahinduye amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. yanywe. ngorekera. guhera uyu munsi nsije ubusharire muri iyi nzoga. ntuzongere kunywa inzoga ukundi. umwuka w'inzoga wose ujye ugusharirira. zamura ibiganza byawe byombi. pfukama hano. vuga ngo mwami Yesu, mahereza mike. mwami Yesu. pfukamisha amaguru yombi uvuge ngo mwami Yesu, mwami Yesu. kuva uyu munsi mbohora. kuva uyu munsi. mbohora. vuga ngo kuva uyu munsi mbohora. kuva uyu munsi mbohora. ndatsinzwe. ndatsinzwe. mbabarira. mbabarira. nkuraho umwuka w'inzoga. nkuraho umwuka w'inzoga. ndananiwe. ndananiwe. fata amaraso yawe fata amaraso yawe uyavange n'ayanjye. uyavange n'ayanjye. guhera uyu munsi wa none guhera uyu munsi wa none zinutswe umwuka w'inzoga. nzinutswe umwuka w'inzoga. sizizagaruka ukundi. zizagaruka ukundi. wa mwuka we wa mwuka we wahoraga untera wahoraga untera umveho mu izina rya Yesu. umveho mu izina rya Yesu.
madamu ari he? yasigaye mu rugo. Hari umugabo mwasangiye musangirira mu nzoga ashyiramo ubwoya, amaze gushiramo ubwoya agutanga muri nyabingi. Igihe cyose uri mu rugo ntushobora gutuza, uhora urarikiye akabari n'inzoga. Nibyo, no gutongana na madamu. Guhera uyu munsi icara aho ngiye kugusengera Imana, ntibizagaruka ukundi ku buzima bwawe. Icara hano. Imana irambwiye ngo igukuyeho umwuka w'ubukene. Haguruka utere haleluya. Haleluya! Haleluya! Icya kabiri, Haleluya! ubuzima wari urimo shaririye papa, Imana irambwiye ngo iyo waje gusenga iguhaye moto ugiye kujya utwara mu muhanda. Haleluya! 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 Ikimenyetso, Imana irambwiye ngo tariki 13 z'ukwezi kwa munani guhaye perimi. Haleluya! Haleluya! Reka tuzamure. Ufite ikizamini ryari? Kuri 13 z'ukwa munani. Reka dutere haleluya. Twongere tuzamure haleluya. Imana irambwiye ngo barakuvuze ku musozi utuyeho, igihe kirageze Imana ikakwibuka. Yego. Ubuzima bwo gupfundikanya Imana bugusohoyemo. Amen. Yes. Amen. Peladonias etabinifo. Uyu Yosuwa ni umugabo wasimbuye Mose igihe Mose yari amaze gupfa. Kugira ngo uyu muvume uzave kuri uyu muntu biragoye, bisaba kugira ngo uyu muntu wavumwe uyu muvumo na Yosuwa azawukugweho n'undi mukozi w'iki w'Imana. Yosuwa aramuvuma. Uyu mugabo uvumye Yosuwa ni umugabo ufite amavuta arakomeye, ni umugabo wahagaritse izuba rirahagarara. Uzi gusenga izuba rigahagarara amasaha yose akibana. Uyu mugabo wavumye ni umugabo wahagaritse time igihe kiremera. Avuma uyu mugabo witwa Hiyeri ngo igihe yubakaga Yeriko apfisha umwana we w'imfura. Uyu Hiyeri yari afite abana 7. Igihe yakoraga finisage apfisha umwana we w'iherereza. Hari abantu bafite umuvumo, umuntu akakuvuma akavuga ngo uzarinda upfa utabyaye, ugatwita inda ya mbere umwana akabaho, uwa kabiri agapfa, uwa gatatu agapfa, uwa kane agapfa, ukavamo inda zirenga 5. Bwira uwo muntu muri kuba ngo ni umuvumo utoroshe. Avuga kuvuma, yaravuze ngo umwana we w'imfura azagire gute? Azapfa. Iyo umuntu apfushije aba atakaje ikintu atazongera kubona iki ukundi. Hari igihe ugira diplome yawe ikabaho umuvumo, umuntu akavuga ngo uriya mwana wa runaka azapfa azerera, azarinda minuka atarabona akazi. Ukadepoza akazi kakabura pe, ukabura umuhanga, ukagenda ugakora ibizamini ugatsinda, hazagira umuntu n'umwe uguhamagara ngo uze ukora akazi. Bwira uwo muntu muri kwe ngo uyu munsi Imana igukureho umuvumo. Umuvumo ni ikintu gikomeye. Umuntu arakuvuma akavuga ngo uzapfa utubatse nk'uko abandi bubaka, ukabyara rimwe, ukabyara kabiri, ukabyara gatatu, ukabyara kane, ugashaka umugabo wa mbere, ugashaka uwa kabiri, bikarangira byanze. Uyu munsi Imana igukureho uwo muvumo. Umuntu akavuma abana bawe akavuga ngo abana be bazamubera ibirumbo ntibazagira ubwenge ngo bakubere bazima. Abana ukababyara usenga, abana bawe bakakunanira bakakubera umuvumo. Uyu munsi Imana yambwiye ngo nze kugusengera Imana igukureho umuvumo. Yosuwa avuma umuvumo ukomeye. Eliya aje ntabwo yigeze gutinyuka amavuta ya Yosuwa kuko arayaza arakomeye, kugira ngo uyu muntu umuvumo umuveho. Iyo usomye Bibiliya iravuga ngo haje umuhanuzi witwa Elisa. Haleluya.
ngo Elisa yuzuye umwuka wera aravuga ngo yewe Yeriko we wari waravumwe n'umuhanuzi witwa Yosuwa, aravuga ngo nanjye mpagaze mu yandi mavuta. Yewe Yeriko we ndakuvumuye, nanjye uyu munsi ndahagarara mu yandi mavuta. Buri muvumo wose wavumwe ku buzima bwawe uyu munsi ugomba kukuvaho mu izina ryanjye. Urishimye? Ndishimye cyane. Uzanye ituro ku muhanuzi? Ku muhanuzi w'Imana. Oh. No kwa kane nzagaruka azanye n'abana. Yego. N'umugore. Kaduhereze Yesu icyubahiro wanesheje. Ati nzazana n'abana n'umugore bose azaza bazanye. Gira umuntu muri kubwe ngo Imana izo kugirira neza. Abarozi uyu munsi barimo baracura inama z'uburyo bazakwica, ariko Uwiteka aravuze ngo imigambi yabo ntabwo izahama kandi ntabwo izasohora. Imigambi y'abanzi bawe ntabwo izahama kandi ntabwo izasohora. Ikiganza cyawe Imana igishyize mu butsinzi. Dore imbaraga zakurwanyaga Imana izigukuye imbere. Ibyo bihora bikujya Imana igiye kubigukura imbere. Kora kuri iyo ngwara ya. Dore marayika akoze ikiganza kuri ubwo burwayi. Izo mbaraga zimaze igihe kinini zikubangamiye Imana izikuye imbere yawe.